Icyiciro cy'abajiya gifite uko cyatangiye mu ntegamatwi mbabwira inkomoko y'abajiya yatangijwe n'abasore babiri bakiri bato ku myaka yabo 14 na 17. Elife na Ruta ware nibabaye intwari bari bafite imbaraga zituruka mu ijuru. Bakoze itsinda ry'abantu barindwi muri Michigani niho baturukaga, bari bahuje umugambi wo gufasha urubyiruko mu itorero ryabo ryitwa Hezeritoni. Icyiciro cyagiye cyaguka kigera mu ntego nkuru y'abariva n'isiti bakita izina MV bisobanura Missionary Volunteers. Inama ibera mu Busuwisi mu cyamagana 97 yo gutora umuyobozi w'abasore urubyiruko, izina rye ni Milton Kena. Intego yabo kubwira abatuye isi ko Yesu azagaruka vuba, impamvu yabo urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata, isezerano urukundo rw'umwami wanjye Yesu nirwo rutuma nsezerana n'abandi konza ko uko nshoboye kose kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Intego yabo kubwira abatuye isi ko Yesu azagaruka vuba, impamvu yabo urukundo rwa Kristo nirwo rudurata, isezerano urukundo rw'umwami wanjye Yesu nirwo rutuma nsezerana n'abandi konza kora uko nshoboye kose kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Magana 928 nibwo izina Pathfinder bwa mbere ryumvikanye, ryaturutse mu ngano zaberaga California. Muri uwo mwaka nibwo batangiye gutanga impeta. Mu cya magana 950 General Conference yongera gutera yemeza Lawrence Sikina umuyobozi mukuru. Ibwo twagize umuyobozi mu nama nkuru rusange. Intego yacu kubwira abatuye isi ko Yesu azagaruka vuba, impamvu yacu urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata, isezerano urukundo rw'umwami wanjye Yesu nirwo rutuma nsezerana n'abandi konza kuko nshoboye kose kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Intego yacu kubwira abatuye isi ko Yesu azagaruka vuba, impamvu yacu urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata, isezerano urukundo rw'umwami wanjye Yesu nirwo rutuma nsezerana n'abandi konza kora uko nshoboye kose kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Ibibazo wibaza ubibonera ibisubizo.
kw'iburyo kwa marayika wa gatatu guhagarariye tamberanse mu bantu, imirimo iminywere yacu igomba kuba nta makemwa. Umukirisitu ufite icyerekezo cyo mu ijuru, ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu guhagarariye tamberanse mu bantu, imirimo iminywere yacu igomba kuba nta makemwa. Umukirisitu ufite icyerekezo cyo mu ijuru, dukwiye kwitungira amagara mazima, tugakora imyitozo ngororamubiri, tukanywa amazi menshi bigahinduka umuco, ijuru rikatwemera turi ibisonga bizima. Dukwiye kwitungira amagara mazima, tugakora imyitozo ngororamubiri, tukanywa amazi menshi bigahinduka umuco, ijuru rikatwemera turi ibisonga bizima. Urusenda mu biryo, icyayi, ikawa n'inzoga ntabwo ari byiza. Umukirisitu ujya kwa data yangiriza buhoro buhoro igifi by'umwijima, ugataka umugongo bitewe no kutitungira amagara. Urusenda mu biryo, icyayi, ikawa n'inzoga ntabwo ari byiza. Umukirisitu ujya kwa data yangiriza buhoro buhoro igifi by'umwijima, ugataka umugongo bitewe no kutitungira amagara. Dukwiye kwitungira amagara mazima, tugakora imyitozo ngororamubiri, tukanywa amazi menshi bigahinduka umuco, ijuru rikatwemera turi ibisonga bizima. Dukwiye kwitungira amagara mazima, tugakora imyitozo ngororamubiri, tukanywa amazi menshi bigahinduka umuco, ijuru rikatwemera turi ibisonga bizima. Bungabunga amagara yawe, ubuzima bwawe nicyo kintu gihenze. Utunze byinshi bifite agaciro, ariko ubuzima bwawe nicyo kintu gihenze. Ugenda mu modoka nziza y'agaciro, ariko nta buzima, ibyo byose n'ubusa. Utuye mu nzu nziza y'agaciro, ariko ibyo byose n'ubusa. Igisonga kizima gishimwa n'ijuru, uwo n'umutungo Imana yakuragije. Igisonga kizima gishimwa n'ijuru, uwo n'umutungo Imana yakuragije. Araje umwami w'abami, tumwitegure ni vuba. Araje umwami wa twese, azanye ingororano z'ibisonga bizima. Ntatinze isezerano yavuze, ni vuba bagenzi tukamusanga, tumwitegure. Tunachoka sana kila siku, tukitafuta maisha usiku na mchana. Watu wote dunia hawasinzii, wanafanya kazi jioni na mapema. Tunachoka sana kila siku, tukitafuta maisha usiku na mchana. Watu wote dunia hawasinzii, wanafanya kazi jioni na mapema. Kabla ya yote Mungu kwanza, vitu vyote tunafanya Mungu kwanza. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa
afya yetu. Asante Bwana kwa siku hii tena. Kabla ya yote Mungu kwanza, vitu vyote tunafanya Mungu kwanza. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa afya yetu. Asante Bwana kwa siku hii tena. Baraka yoyote mulio nayo inatoka kwa Baba wa mbinguni. Ndiyo maana Wakristo wanapaswa kuomba kila siku kwa ajili ya kumshukuru. Na baraka yoyote mulio nayo inatoka kwa Baba wa mbinguni. Ndiyo maana Wakristo wanapaswa kuomba kila siku kwa ajili ya kumshukuru. Kabla ya yote Mungu kwanza, vitu vyote tunafanya Mungu kwanza. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa afya yetu. Asante Bwana kwa siku hii tena. Kabla ya yote Mungu kwanza, vitu vyote tunafanya Mungu kwanza. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa afya yetu. Asante Bwana kwa siku hii tena. Kufanya kazi ni vizuri na kuwa tajiri na afya ni bora zaidi, lakini jambo kubwa ni kuwa na Yesu katika maisha yetu. Kufanya kazi ni vizuri na kuwa tajiri na afya ni bora zaidi, lakini jambo kubwa ni kuwa na Yesu katika maisha yetu. Baba, asante, karibu ndani ya afya yangu. Nina hitaji kwa mipango yangu, mimi ni ushindi kwa sababu yako, na kutamani siku kwa siku. Baba, asante, karibu ndani ya afya yangu. Nina hitaji kwa mipango yangu, mimi ni ushindi kwa sababu yako, na kutamani siku kwa siku. Mimi ni ushindi kwa sababu yako, mimi ni ushindi kwa sababu yako, mimi ni ushindi kwa sababu yako. Turagushimye Mwami, turaguhimbaje, turagushimye Data, kubw'ibitangazo dukorera buri munsi. Turaguhimbaje, turagushimye Mwami, turaguhimbaje, turagushimye Data, kubw'ibitangazo dukorera buri munsi. Turaguhimbaje, waraturinze mu myaka yose yashize, n'uyu munsi turi ku murimo wawe Data. Waratubanye muri cya gihe byari bikomeye, uzaturinde gusubira inyuma turamerika. Waraturinze mu myaka yose yashize, n'uyu munsi turi ku murimo wawe Data. Waratubanye muri cya gihe byari bikomeye, uzaturinde gusubira inyuma turamerika.
cyane be. yurangaye gato yurasigara akagushukisha ibigezweho ugasigara mu gikingi cye. hari ingorane n'imiruho biruzuye, nabonye ko ibibazo byose ari bimwe. kuba mu gikingi cyawe niho hari umunezero. hari ibishuko byinshi cyane be. yurangaye gato yurasigara akagushukisha ibigezweho ugasigara mu gikingi cye. hari ingorane n'imiruho biruzuye, nabonye ko ibibazo byose ari bimwe. kuba mu gikingi cyawe niho hari umunezero. niba batangiye urugendo wamaze kunanirwa usanire gushobora kandi uri hafi kuza. reba igihe cyose umaze uri gukora umurimo ibihembo byawe birateguwe mu ijuru. niba batangiye urugendo wamaze kunanirwa usanire gushobora kandi uri hafi kuza. reba igihe cyose umaze uri gukora umurimo ibihembo byawe birateguwe mu ijuru. ntibigitinze umwami wacu araje. komeza icyo ufite utakinyagwa ahubwo komera ku murimo. aragaruka ari vuba isezerano yadusigiye. n'umugabo utivuguruza icyo yavuze azagikora. ntibigitinze umwami wacu araje. komeza icyo ufite utakinyagwa ahubwo komera ku murimo. aragaruka ari vuba isezerano yadusigiye. n'umugabo utivuguruza icyo yavuze azagikora. araje umwami araje ni data. araje data wundi twigishije. araje umwami araje ni data. araje data n'ikisezerano. araje umwami araje ni data. araje data nguriya ku bicu. araje umwami araje ni data. araje azanye n'abamarayika be. araje umwami araje ni data. araje data aje kujyana be. araje umwami araje ni data. araje data tujyane mu bwami bwe. imaso mbese muracyakomeje itorero ryo mu rugo cyangwa birakomeye mu ngo zacu ko mbona amabanga y'ingo ari kujya hanze. itorero ry'Imana muri maso mbese muracyakomeje itorero ryo mu rugo cyangwa birakomeye mu ngo zacu ko mbona amabanga y'ingo ari kujya hanze. dusubire kuri gatanga ya mbere dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. dusubire ku buye ryo mu mfuruka niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. dusubire kuri gatanga ya mbere dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. dusubire ku buye ryo mu mfuruka niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. imiryango mizima n'imbaraga z'itorero gusenyuka kw'imiryango byangiriza itorero. kumena amabanga y'ingo
ingo kuko ibibaye umuco ntandangagaciro yo kumena amabanga. Imiryango mizima n'imbaraga z'itorero, gusenyuka kw'imiryango byangiriza itorero. Kumena amabanga y'ingo kuko ibibaye umuco ntandangagaciro yo kumena amabanga. Dusubire kuri Gatanga ya mbere, dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, dusubire ku buye ryo mu mfuruka, niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. Dusubire kuri Gatanga ya mbere, dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, dusubire ku buye ryo mu mfuruka, niwe Kristo ukenewe muri ibi bihe bya nyuma. Umunyamabanga mukuru ni Yesu, niwe wenyine nabonye umira ibanga bunguri, kandi arasubiza mu gihe gikwiriye. Nta mpamvu yo kwivamo ubwira abandi ibyawe. Komera kw'ibanga ryawe, komera 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 turivuge, komera komera ku ndangagaciro, komera 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 turivuge, komera komera kw'ibanga ryawe, komera 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 turivuge, komera. Umusingi w'itorero n'umuryango, data wa twese ukenewe mu ngo zacu. Tuguhaye karibu, tuguhaye ikaze, urugo rwa gikirisitu ijuru rito. Umusingi w'itorero n'umuryango, data wa twese ukenewe mu ngo zacu. Tuguhaye karibu, tuguhaye ikaze, urugo rwa gikirisitu ijuru rito. Urugo rwa gikirisitu ijuru rito, urugo rwa gikirisitu ijuru rito, urugo rwa gikirisitu ijuru rito. Tugiye kubona Yesu atungutse kuri cyo tureba, aje kujyana umugeni we, kandi uwo mugeni yarakowe. Vuba tugiye kubona Yesu atungutse kuri cyo tureba, aje kujyana umugeni we, kandi uwo mugeni yarakowe. Waruzi yuko ari jyewe nawe Kristo data yatangiye inkwano, ntabwo ari nk'izindi zidutanga, yadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Waruzi yuko ari jyewe nawe Kristo data yatangiye inkwano, ntabwo ari nk'izindi zidutanga, yadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Isezerano uko yabivuze niko bizaba, aje kujyana itorero rye, kandi twebwe mugeni yakoye. Ari hafi, ari hafi, ari hafi kujyana mu mazu yateguye. Ntabwo iki isezerano
burya itorero rye kandi twebwe mugeni yagoye. Ari hafi, ari hafi, ari hafi kutujyana mu mazu yateguye. Wari uzi yuko ari jyewe nawe Kristo Data yatangiye inkwano, ntabwo ari nk'izi ngizi dutanga, yadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Wari uzi yuko ari jyewe nawe Kristo Data yatangiye inkwano, ntabwo ari nk'izi ngizi dutanga, yadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Twese tukazahagera ni vuba tugataha iwabo babacunguwe, tugasezera iyi si y'imburamumaro, tukibera mu bwami bwo mu ijuru. Dutumbagire ikirere, dukandagire bikunde, tuje hirya y'ibicu mu rugo rwa Yesu, tuzasanga yateguye ibyicaro, azatubaza amakuru y'urugendo twagize. Tuzahagenda iminsi irindwi tuzapfe iya mbere tuyifatireyo, bizaba bitangaje kwisanga mu rugo rwa Yesu. Ikindi gitangaza ni ukuburayo umuntu watekerezaga ko azaburayo. Eliya ndetse na Mose bo batangiye urugendo, tuzabasanga ku marembo y'ijuru, nibo bazatuba karibu twinjiye, batubwira uko badutanze mu ijuru. Yesu atubwira iby'umusaraba we, atwereka inkovu z'ibiganza bye, dusobanukirwe iby'izo mbaraga, tuzahora tumushima iteka ryose. Hari inzozi nagize ijoro ryashize, iye kubona mbona abanesheje urupfu, bari kuri gahunda bose kuri defile, intero yabo ni imwe ntidutsinze urupfu. Hari inzozi nagize ijoro ryashize, iye kubona mbona abanesheje urupfu, bari kuri gahunda bose kuri defile, intero yabo ni imwe ntidutsinze urupfu. Nabonye izi yose iteraniye hamwe, abakomeye b'isi baciye bugufi, nyir'ibihe niwe wari uyoboye izo ngabo, ingoma y'abakristo yari yimbitswe. Nabonye izi yose iteraniye hamwe, abakomeye b'isi baciye bugufi, nyir'ibihe niwe wari uyoboye izo ngabo, ingoma y'abakristo yari yimbitswe. Bagenderaga hamwe bose badasigana, baja mu ijuru bari kugendera ku ngazi, bageze mu kirere bitegereza iyi si, bati Satani uratsinzwe by'iteka ryose. Bagenderaga hamwe bose badasigana, baja mu ijuru bari kugendera ku ngazi, bageze mu kirere bitegereza iyi si, bati Satani uratsinzwe by'iteka
iteka ryose twakomeje kugenda twinjira mu bicu intekerezo zizi zari zirangiye mu majwi yacu meza turirimba kunesha mu gahe gato cyane tugera mu ijuru twakomeje kugenda twinjira mu bicu intekerezo zizi zari zirangiye mu majwi yacu meza turirimba kunesha mu gahe gato cyane tugera mu ijuru mbega igitaramo cyiza mbega indirimbo zidasanzwe mbega igitaramo cyiza mbega indirimbo zidasanzwe mbega ubuzima bushyashya turi kumwe n'umukiza mbega ubuzima bushyashya turi kumwe n'umukiza nivuba tugataha tugacungurwa abari ku rugamba mwe gucogora impanda yo mu ijuru igiye kuvuga ibyo twaharaniye tubigereho ibyo twaharaniye tubigereho